Iwe byize kuri wese ukurikiye Story House, reka nizere kumeze neza cyane aho uherereye hose. Reka nshimire wakoze subscribe nawe utari wayikora, reka nizere kurasiga uyikoze kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bijye bitandukanye. Njye amazina yanjye ni Diane Mahirwe. Muri aka kanya ndagira ngo tugaruke ku bimenyetso bigera ku 8 bigaragaza ko umukobwa mukundana azavamo umugore mubi. Niba uteganya gusaba umukobwa mukundana kazakubera umugore mukabana, kumenya niba witeguye koko gushaka ni icya kabiri cyo gutsinda urugamba. Ugomba ariko kumenya niba umukobwa mukundana muzabana rugakomera, urugo rwanyu ukarugiriramo ibyishimo n'umunezero. Urukundo rwonyine ntiruhagije kugira ngo wiyemeze gushaka umugore cyangwa umugabo. Hari n'indi mico y'umukunzi wawe uba ugomba kwitegereza no kwitondera kugira ngo ufate icyemezo. Hari imico rero imwe n'imwe umukobwa mukundana ashobora kuba afite, ikaba ari ibimenyetso bikuburira ko atazavamo umugore muzima ushobotse muzabana karamata. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso byakugaragariza ko umukobwa mukundana azavamo umugore mubi, wa wundi bavuga urutwa na gereza. Ikimenyetso cya mbere ni ikingiki: aguca ku nshuti n'abavandimwe. Umukobwa udashaka ko ugirana ibihe byiza n'inshuti zawe mugasabana, wa mukobwa utifuza kugenderera umuryango wawe, akababazwa nuko hari icyiza wabakorera, cyane cyane kubafasha mu byerekeranye n'umutungo. Ntuzatekereze ko nimubana aribwo azahinduka rwose. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ikingiki: iyo bigukomeranye uramubura. Umukobwa mukundana iyo ibihe bikubanye bibi ni muba mukiri kumwe rwose. Mu buzima ntabwo ibintu byahora bigenda neza uko tubyifuza. Hari igihe ibibazo bikubana byinshi ukabura hepfo ukabura na ruguru. Iyo umaze kubyigobotora ukagira intambwe utera runaka, aho rwose mugita muba hamwe, urukundo akaruguhandagazaho rwose. Ese ibihe ko biha ibindi nimugera mu rugo rwanyu ibintu bigahinduka, muzabasha kumvikana? No kuvuga ko afite icyo gukurikiyeho kitari urukundo rwa nyarwo rwose. Ikindi kimenyetso ni ikingiki: nta ntego aba afite y'ubuzima bwe. Ubusanzwe umusore wese aba yifuza gushaka umugore ufite intego runaka, kandi nibura uzamufasha kugera ku ntambwe ifatika mu gihe kizaza. Ikizakubwira ko umukobwa mukundana azavamo umugore mubi nuko mu mutwe we nta kintu apangira ahazaza kuri we, iyo bwakeye biba ari ibyo. Kandi ahanini bene aba bakobwa baba bategereje kuzarambiriza ku mugabo, inshingano zose akaziguharira rwose. Ikindi kimenyetso cya kane ni ikingiki: aragutegeka. Nubwo mutarabana ariko abashaka gukora ibyo ashaka, ujyaho yumva yifuza kukuyobora mu biganiro mugirana, ko wakora ibyo yumva we bimunyuze. Ngaho re ko bitangiye kare, ubwo nimugera mu rwanyu bizagenda bitekereza kabiri. Rero wa musore we, uko abashakanye babanira kuzuzanya no kujya inama mugakora ibibafitiye inyungu mwembi, nta kwikunda kubayeho, bizacura iki nimugera mu rugo rwanyu? Nazakwitegekera ukabura ucira nayo umira. Ikindi kimenyetso cya gatanu kizakwereka umukobwa mubi cyangwa se umukobwa uzavamo umugore mubi ni ikingiki: aguca inyuma. Umukobwa se uguca inyuma mukiri n'ingaragu, nimugere mu rugo rwanyu nibyo ngisa azayicikaho. Yego ubona utamuhara cyane urebye ku bwiza bwe ndetse ukibwira ko uzamuhindura, ariko iki ni ikimenyetso cy'uko ushobora kuzabaho ubabaye mu rugo rwawe kubera umugore umushurashuzi. Ubwiza si bwo bwubaka urugo. Hari benshi bagendera ku bwiza birengagije ingeso kuri ubu, ariko nyuma bakabyicuza. Ikindi kimenyetso cya gatandatu ni ikingiki: mu buriri ni muhuza. Ubusanzwe umusore n'inkumi bemererwa gukora imibonano mpuzabitsina nyuma y'uko bamaze kubihererwa uburenganzira n'amategeko ndetse n'idini. Nubwo bimeze gutyo, ariko muri iyi minsi biragoye kubona abantu babana batararyamana. Niba rero mwararyamanye nubwo ari icyaha kandi mukaba mutari mubyemerewe, mukaba mudahuza kuri iyo ngingo mu rugo rwanyu, witegure guhanga amaso ibibazo. Guhuza cyangwa ukudahuza mu gihe cyo gutera akabariro bigira ingaruka nziza cyangwa mbi ku mibanire yanyu. Ikindi kimenyetso cya karindwi kizakwereka umukobwa uzavamo umugore mubi ni ikingiki: arafuha ku buryo bukabije. Nubwo gufuha mu buryo buringaniye biba ari ngombwa mu rukundo, gufuha ku buryo bukabije bikurura umwuka mubi hagati y'abakundana. Niba umukobwa mukundana atifuza kuvugana n'abandi bakobwa, kutagirana umubano wose n'igitsina gore aho kiva kikagera, ni ukuvuga ko atakwizera. Kwambikana impeta si byo bizazana icyizere cyangwa ngo bikemure uko gufuha kwe gukabije rwose. Ibyo ngibyo utazabitekereza na gato.
Ikindi kimenyetso cya munani ari nacyo cya nyuma kizakwereka umukobwa uzavamo umugore mubi. Nawe mukobwa niba uri kubyumva uhita utangira uko ushaka uko wabihagarika. Ni iki ngiki: ntajya yemera amakosa mu buzima. Nta muntu udakosa. Kwemera ikosa igihe hari aho wakosheje ndetse ukabisabira imbabazi nibigabanya icyubahiro wari ufite, nibikuraho ubwiza n'uburanga wari usanganwe. Niba rero iyo agukoshereje atajya yemera amakosa ye ahubwo akakurusha uburakari, nutegereze ko bizahinduka nimubana. Iyi ni imwe mu mico ishobora kukugaragariza ko umukobwa mukundana ndetse wenda muteganya kubana ashobora kutazavamo umugore mwiza nk'uko ubyifuza. Ngibyo rero ibimenyetso 8 bishobora kukwereka umukobwa uzavamo umugore mubi. Gusa niba hari icyo ubona twibagiwe wakidusangiza muri comment. Gusa ariko nanone wowe musore niba ubona umukobwa mukundana adahuzagurika, gusa uwo yakubera umugore mwiza. Ntabwo umukobwa yavamo umugore mwiza igihe ahuzagurika. Kuba umukobwa akuze mu mutwe nabyo bigira uruhare mu gutuma ahazaza h'urugo rwe hatazabamo rwaserera, kuko aba afite ubushobozi bwo guhangana n'uburemere bw'ibibazo urugo rushobora kugira. No kuba umukobwa ari umunyakuri kandi yubaha rwose, nakabuza uyu nawe yakubera umutima w'urugo. Umukobwa w'umunyakuri wubaha umugabo we, udasuzugura, umuha agaciro wakwiriye, n'ubundi iyo umushatse arabikomeza biba biri mu ndangagaciro ze. Ikindi cya nyuma cy'ingenzi cyaba cyiza kuri wowe musore nuko wareba wa mukobwa usenga, umuntu wiyambaza Imana, uyubaha, umenya n'uburyo afata abantu. Iyo rero ushatse umukobwa utarigeze amenya ibyo ngibyo byose, usanga ntacyo atinya, kuri we nta kirazira. Ariko umukobwa usenga aba afite ahagarukiriza ibintu kugira ngo bitaza kuba birebire. Ariko nanone nagiye reka nkwereke ibimenyetso bigaragaza ko nawe mukobwa uzavamo umugore mubi, ndetse niba uri no kubyumva kano kanya uhita ubyirinda hakiri kare. Hari imyitwarire abakobwa bamwe na bamwe bagira ishobora kugaragaza ko bazavamo abagore babi, kabone nubwo baba bafite ubwiza butagereranwa. Ni ingeso cyangwa se imyitwarire nyirayo aramutse atayihinduye zazatuma avamo umugore uteye ubwoba, utizihiye urugo. Kuba uri umukobwa mwiza ntibisobanuye ko uzavamo umugore mwiza. Ni ibintu bibiri bihabanye rwose. Ibi bimenyetso ngiye kukubwira, urubuga rwa Erikreme rwandika imibanire rwagaragaje ibimenyetso bikwereka ko uzavamo umugore mubi, ndetse niba mbikubwiye ukaba uri kubyumva ugasanga hari icyo ufite, utangire ubyirinde, witoze kwitonda, uzabe umugore mwiza ndetse uzishimirwa cyane n'umugabo we. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko uzavamo umugore mubi ni iki ngiki: uhora utegeka. Abakobwa bahora bategeka ndetse bagashaka ko uko bumva ibintu kandi babona ibintu ariko bigenda, abavamo abagore babi. Umukobwa uhorana ibitekerezo biruta iby'abandi, agahora yumva ko ari we uhora uri mukuri, nabashe gucira bugufa abandi, avamo umugore mubi. Yubaka urugo rugahoramo intonganya zidashira. Ikindi kimenyetso cya kabiri kikwereka we mukobwa niba uzavamo umugore mubi ni iki ngiki: nujya utega amatwi abandi. Gutega amatwi abandi ni ingenzi kandi bifite akamaro kanini cyane. Iyo ubasha gutega amatwi, kumvikana n'abandi ntibikugora, bigufasha kubasha kumvira umukunzi wawe. Umukobwa utajya ubasha gutega amatwi abandi bizamugora no kumenya gutega amatwi umugabo we, bizamugora kubaka urugo rurimo ubwumvikane rwose. Ikindi kimenyetso ni iki ngiki: nunyurwa. Ingo nyinshi zirambana zubakira kunyurwa. Kuba utanyurwa ukiri umukobwa na niki kwemeza ko uzanyurwa ugeze mu rwawe. Kunyurwa bituma urugo ruhoramo amahoro. Umukobwa utanyurwa iyo ageze mu rugo rwe ahora ashaka kwakira byinshi, akibagirwa no gushimira na bike yahawe n'umugabo we kandi nako abatagize. Nunanirwa kwishimira na bike umugabo wawe aguha yiyushye cyuya ukamwoza ku nkeke, urumva uzaba utari umugore mubi koko? Urumva uri umugore mwiza? Ahangaha rero nanone bitangira kubura umukobwa nushime na duke ufite, ugasanga uhora ushaka iby'abandi, wanyurwa n'utwo ufite ko ntacyo bigutwaye. Jya unyurwa, ube wa muntu unyurwa, utwubonye twose utwishimire, ndetse biba na byiza mu buzima bwawe kuko uhora iteka wumva hari icyo ubura, gusa ugategereza ati nzakibona cyangwa ati nzagikorera, utiriwe ugishakisha hirya no hino, dore ko hari na bamwe bahita bashaka uburyo babona icyo kintu vuba bashaka kubera kutanyurwa n'ubuzima bwabo babayeho. Ikindi kimenyetso gishobora kukwereka we mukobwa ko uzavamo umugore mubi ni iki ngiki: urikunda. Kwikunda nicyo kintu cy'ibanze gituma ingo nyinshi zisenyuka. Yiteka uhora witekerezaho gusa ntabwo wazavamo umugore mwiza. Inshingano z'umugore mwiza ni ukwita no kuba
inkingi ya mwamba y'urugo. Mu gihe wikunda kandi wirebaho gusa biragoye ko wazavamo umugore wizihiye urugo. Ikindi kimenyetso nacyo ni iki ngiki: nujya ushimira umusore mukundana na jambo ryiza wamubwira. Umukobwa uzavamo umugore mwiza ashimira umusore bakundana ku byamukorera byose ndetse akanamukomeza igihe hari ibyamuciye intege. Umukobwa utabasha gukora nk'ibi biramugora kuvamo umugore mwiza. Umukobwa uzavamo umugore mwiza kandi agaragarira mu magambo avuga. Umukobwa ubasha kubwira amagambo meza umusore bakundana agamije ko atera imbere akavamo umugabo mwizihiye abazavamo n'umugore mwiza. Umukobwa uhoza ku nkeke umusore bakundana amubwira amagambo amukomeretsa naba n'umugore niko bizakomeza utazagira ngo hari icyazahinduka. Rero wowe mukobwa tangira wige gushimira duke umusore mukundana yagukoreye ndetse wite cyane no kumuha imbaraga zo kugira ngo niba yakubwiye ko arakora iki kintu umuhe imbaraga, umwibutse cyane, mbese umwereke kuba wabyitayeho rwose, nakabuza nawe uzaba uri kwiga kuzavamo umugore mwiza. Ikindi kimenyetso rero ari nacyo cya nyuma kizakwereka we mukobwa niba uzavamo umugore mubi ni iki ngiki: ugoye gushimisha. Abasore benshi ntabwo bazi uko bashimisha abakobwa bakundana, ariko atari uko bataba bagerageje, ahubwo kubera ko abakobwa benshi bagoye gushimishwa. Abakobwa bagoye gushimishwa iyo bubatse urugo babera umutwaro abagabo babo, kuko umugabo nabazi icyo yakora ngo wishime, ndetse nawe mukobwa na duke baba gukoreye nutwishimira. Rero niba ugoye rwose gushimishwa rwose uzavamo umugore mubi. Jya ushima duke baguhaye ndetse unereke umugabo wawe kuba wishimiye ibyo wabonye. We mukobwa rero umaze kumva ibimenyetso bizakwereka ko ushobora kuvamo umugore mubi, ndetse n'abasore nababwiye ibimenyetso bishobora kuzavamo, ndetse n'abasore nababwiye umukobwa ushobora kuzavamo umugore mubi. Ndakeka muri ibyo bintu wumvishije ari cyo we mukobwa ushobora guhindura, nawe musore ukaba wafata umwanzuro cyangwa ukaba wabibwira, cyangwa ukaba wanakora sheya kuri uwo mukobwa uzi wabonyeho iyo mico, ndetse akaba yayireka urukundo rugakomeza mutarinze mwashwana. Iyi ari Story House, njye na Lidiane Mahirwe. Kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Imana ikomeze kubarinda cyane.